dufitanye ibibazo aho kugira ngo ukomeze guteza ibibazo hano wabitinya se kunda se murarasa mu kirere kandi ari njye ufite umujinya ndasa ahubwo ati ntibirangirira ha umwana ntimuzamujyana rero ahubwo umwana n'uwo nyine nakubwiye ngo ndamujyana amucana barashwana kweye birangira tuje arangije kaza nawe ukambwira ninjye mukobwa wande ati papa witwa Chefkate aravuga ati uri Chefkate ariko nanjye ndi umukobwa wa Chefkate ati welcome back nanone tugarukanye episode ya 4 aho twasize mu ya 3 Zainab na Fati bari gushwana nyine yaravuye iwaba ashwanye na papa we nyine amubwiye ko nta rukundo agira n'ubundi nta nurwo yamutoje undi nawe yashwanye na Fati nyine amaze kumubwira ngo nta burero ugira ni nkaho utigeze urerwa noneho barakomeza barashwana nyine aramubwira ati bundi kubera iki wagiye kubwira papa ko nyine ari wowe mugabo wanjye wantorokanye nanga atabwo kuki wowe utigeze ubimbwira nyine ko wari waragiye utorokanye n'umuntu wenda mwabasha kugira ikintu mvuga muri episode ya 4 rero ubwo bikomeza Fati ari kubwira Zainab ati njyewe ibi byose nabikoze kugira ngo nakutanga kuri papa wawe iyi foto yacu turi batatu njye nawe na Seo iranshimishije ndumva nshaka komeza kwizera nyine bino binyoma njyewe icyo nshaka ni mwebwe kubitaho ntago ari uko ngo ibyo papa wawe yankoreye biki n'ibiki aravuga ati rero dusubire mu rugo Zainab aravuga ati ntaho njya mu gihe bari gushwana Rohana barahari papa wanuza wa Zainab aba yahamagaye abarobyi ngo bajye gushimuta umwana wa Zainab yes yari yakunze umwana ariko ndashaka gukora revenge yashaka gukwihimura kuri Zainab kuko nawe yagiye akamenya muri Amerika akabaha baba nyine atekereza umwana wanjye ari ibiki yashakaga yo Zainab nabahangayika atabana na mwana baraje rero Orhani abari mu byaro wa Zainab mubyibuke ko ababana babana no mu nzira rero abari kumwe n'abandi barobyi babiri baraza baterura umwana baramwirukana nyine aho ngaho bari babiza ahantu Zainab agiye baramukurikira barasanga bari guserera Fati bahageze Orhani nkaho yafashe ibyaje gufata atangira kurwana na Fati wowe utorokane mushiki wanjye nka n'isoni umujyane none ugarutse none ndabona muri mu munashwana bararwana Zainab mu gihe agiye kubakiza ahereza umwe mu barobyi ngo babe abamufashije nyine abakize baba batwaye umwana kuko ni ibintu bari bapanze umwana baramujyanye ibyago byabo abasonzeraho abasonzeraho nta numwe wari kumenya umwana bamwiki bakamuzanira ji umwana akayanga bakamuzanira amata ari mu dukarito umwana ashwi ntakozwaho umwe mu barobyi rero witwaga Camille abaha ID abameze nyine nk'umuntu utuzuye neza ariko ati njye mfite ID ati hari umukecuru w'inshuti yanjye atajya abanza abana ati njye murabibona nyine ko ntabwo nonsa ariko ati muze ati njye hari umukecuru w'inshuti yanjye uri bwose umwana ati kandi agahaga umunsi wose rwose nta kibazo agize sibwo bashoreye bagiye Arhani urebuka aravuze are you sure umwana tugiye umwana ari bwo ngo tugende ariko ngo ndabizi neza ngo tugende baragiye bahakugire babana n'umukecuru uri mu myaka nka 90 bose baratungurwa ngo uyu muntu wari uje konsa umwana araje aramubwira ngo aramwosa yego ndabizi ariko ngo wimbaza ibibazo byinshi ngo njyewe ngo simbabwira uko amonsa muri karamwona umukecuru natangira baramubaza ati wewe wonsa umwana gwigo ngo ahubwo se ngo ndamwonsa mureba ngo umugende ngo ndagiye mu gikari umwonsa ngo ndatamugarura aragiye araheze isaha ya mbere 3 zirashize umuntu atarahumirwa Orhana atangira kubikeka ati kandi nyamara uyu mukecuru mwazaniye umwana ngiye simwizeye yinjira mu nzu munyire mu gikari yikojeje basanga umukecuru yagiye nkeje bundi n'umwana ntawo haragarutse agiye onkre we rero n'amahane ye none ngo umwana yabuze arabahondagoye bose ngo ni gute amushaka kugira ngo umwana ati Camille wenda kwica niwe wazanye idea ubimenye ndakwica umwana wanjye aramuka mushaka n'umukecuru hasi hejuru ubwo hagati aho Zainab nawe yasaze bakiva nyine kuri kakazi bashukaniye munafata aho bamutwariye umwana base basubira kwa aunti nyine kumubwira ko mubaza se papa yageze aha ati wapi yagiye yari kuri telefone ye se genda sinamenya wagiye ati ndabizuza warara ati iyo atari ku bwato aba yagiye kurobera ahandi hantu uragira ngo mubwire ngo ari he ati yanshimuti umwana teka ntabwo ashimuta umwana we ubwo yamukundiye arashaka ko baba spendingana sometime ati kumukunda ati ndabizi neza ntabwo yashimuta umwana we
noneho nyine Zainab atangira kwitotomba no gutukana nyine abwira Fati nyine yarakomezaga akambwira ati yihangane umwana araboneka agera ari mu muryango atihangana gute umwana wanjye bamushimuse we ntabwo yabyumvaga ntabwo yabyumvaga cyane ko Fati yamuzanye amubwira tugomba kujya iwanyu we yumvaga kuba yamuzanye biziranye na papa ari dirubasi ndabizi neza ubizanye wabipanze ati kuko ukuntu wanyengenze ngo nzanye umwana n'ukuntu wakomezaga gushyira kandi kazi inyuma ukavuga ngo tugomba kuza guhura na papa biragaragara ko ibi bintu mwabipanze yamuhakanira kanga ariko se ati umwana si uwanjye nawe buke diru niba bayiziranyeho ati umwana si uwanjye nawe ubu ya mwana n'uwanjye ntabwo ari uwawe mu gihe bari gushwana tante we aramubwira ati nyamara umwana ni uwa mwese wowe urigira nk'aho ari wenyine wabuze umwana kandi umwana ni uwa mwese uyu nawe ni papa w'umwana aramuhangayikiye arangira avuga ati ntabyo nemeye barashwana Zainab birangira amuhaye urushyi yabuze uje beze nk'inkuba maze Fati abaza tante wa Zainab ngo mushwari zanjye ziri gukora aramubwira ngo oya nicyo nzi ntiziri gukora atayizunguza hagati mbega urushyi aragenda nyine bahita bagenda kujya gushaka umwana ariko bakiriyo uribuka ko bakiriyo babanjije guhamagara bahamagaye papa Zainab baramubaza ati se wazanye umwana mu rugo papa Zainab natwe ntituramuza mumubona avuye he ngo twagiye kumwonyesha baramutwara ngo none rero ngo natwe tumuratura Zainab arasana none byandi byo gusa ari isararanga kaerifu nako kabari kabyara ni kabari gashikika ruhande ni kabyara ka Zainab nako karaga ati nye mfite kuru irahita bashakira umwana mu minota ingahira rumuzanye maze mama we nguma mu rugo ati kandi usigaye uri ibandi kuva ryari ubibandi wumva ufite kuru yo kujya gushaka umwana aravuga ati mwebwe ngo we guma mu rugo aravuga ati ngiye nguma mu rugo se ntegereje abonye bagiye se ngo ndaba ntegereje ndakingura urujya aragenda ajya gushaka umwana finally umwana ni nawe irifu wamuzanye abandi nyine baragiye bajya ahantu papa wa Zainab yarari barategereza nyine baraheba noneho hagati aho nuza kwa Fati bategereje abantu ko bataha babona burije bari basini gute umwana akiri hanze isaha batarataha tangira guhamagara nyine abaza umuhungu iyi grama nyine abaza papa wa Fati ati ko abana bataraza biti arababwira ati ntaho mbizi nubwo bigeze bahamagaye mu boye papa wa Fati agihamagara telefone ubwo Fati Fati uruhande rwo kwa Zainab uruhande na Fati bajya Zainab bose barimo barwana ntibajya bajya imbizi nyine ubundi Fati na uruhande aho bahuriye bararwana ariko noneho nuza Zainab ko ikintu yari bamuziza yaramubwiraga ati ugatinyuka ukanshingutira umwana wowe ntibirangirira ahantu ndakwica bararwana mu gihe bari kurwana Fati ajya gukiza umugore ajya gukiza umugore uruhande yita yibuka ko ari bamushimutiye mu mubyara bakamujyana kuba muri Amerika bakamubura aba yatatse bararwana Zainab asubira kubakiza babarwanya dukomeza kurwana ari batatu naba telefone ya Fati irasona ari papa we uri guhamagara yaguye hasi kera none papa arahamagara cya Kamiri kiba ari cyo cyitaba kandi kimeze nk'ikituzuye mu byuke kigira ide nyine ziraho z'uburofu arangera amuhamagara ngo none se ngo nyiri iyo telefone ari hehe ngo nyiri iyo telefone rero ngo ari kurwana ngo nyine ngo mumpe ngo ntabwo nabatandukanye ngiye kwivangamo nanjye bahamubita arangera ngo ni gute utatandukanye amabisa ati izo ntambara bapfuye ikize ngo nyine ngo umwana wandeze muserimu nyine ngo twamushimuze ngo iki ibyo bintu sindi kubyumva ushaka kuba utari tayari wowe nk'umuhungu wanjye ubundi wowe uri batandukanye ngo ubundi urinde nitwa Kamira ngo uri aramubwira ubwo inkuru zose yazibahaye ko bashimuze umwana n'iki papa we nyine araza aravuga ati abibwira Gramere yese agira shock kubera ko asanzwe agira ikibazo nyine cy'umutima abimenya ahita avuga ati tugomba kujyana twese turajyana ariko mama yitwa Mukadesi aravuga ati cyane n'ubundi baje ubwo cyane ubwo kuva mwese mugiye kugenda reka nisubire mu basigara ku rugo maze mwihoreza aramubwira Celine ngo nanjye nari mbonye uwo mbwira ngo baragenda nyine bose ngo Celine bari mushiki wa Fati na papa we na Grama bajya kuzana nyine bajya kubashaka ahantu bari bajya kubona buri modoka ziraparitse zo mu bakire nyine hahandi ugera abantu bose bagata bakanura imodoka z'abakire ziraparika
hagati aho hari igituranyi cyo kwa Zainab kuva kera nyine ni inshuti cyababonye bagiye gushaka amagambo no nducavuga aho muri zose zagaritse abazizi mbese no umunyamakuru ni konse waho ngayo byose ababizi naho bamuciye bagiye gushaka umwana nyina warakurikira nyuma yaho nyine nawe yaje kubakurikira agenda bagiye gushaka noneho Fati nani grandpa urumva urugo rwo kwa Fati narwo rurahagera nyine bararebana abase bageze hano bati aravuga ati Kamille yaduhamagaye twe tuje kureba ibyabaye hagati y'umuryango wacu n'uwanyu mwe muri bande baba igisekeje tate wa Ruza wa Zainab arabajije ngo nyakubahwa se ngo muri bande ngo ngewe avuga izina rye nyine ry'umuryango uzwi turuke maze cya kindi kituranye kiratunguye kivuga ngo ye ngo ni mwe ngo ni twebwe nyine maze tante ngo ni bande se abase ngo ni bande ngo n'abantu bazwi ngo bafite ngo company ngo ikora ibicama keke ngirazwe ngibyo nta nibyo mbaza araje avuga ati ntago birangirira hamwe atubwira impamvu mwashimusha umwana ubwo umwana waba yabuze nyine bari kuvuga turahamagara polisi fata ati hoya nimuzana polisi ni ibintu by'umuryango turaza kubikemura birangire kumbi baba bagenda n'imbunda nyine umva papa Zainab bari wamurara wa undi wanyuma none ikibazo akabitoza n'abana be nyine uwo mwana wa mushiki we nyine nabo barabaye bandi kubera nyine yarezwe na oncle none nyine aravuga ati ngewe umwana nyine araboneka kuboneka ko ari buboneke ariko n'ubundi ntaboneka ni mu mujyana ngomba kumujyana nawe bakaburana batari kubundi uwo mwana si wacu umuhungu wacu umwuzukuru wacu nawe ni umwuzukuru rero agomba kuba hashaka iwacu cyangwa akabiwanye bizaterwa n'icyo bashaka aravuga ati ntabwo mumurengana naramuka nabonetse mu gihe bari muri ibyo Elifa baramuza oya uribuka babanuza papa Fati yabanje kwibaza ase ubundi urinde Zainab aravuga ngo ni papa gramere wa Fati na papa Fati baratunga ushimuta umwana we ushimuta umwana wawe umwuzukuru wawe aravuga ati nuko mukunda tumutekereza se ko namushimutiye ikindi noneho Kairifu kaba katurutse hirya nyine kamuzanye karababwira ati rero burya mwavuye mu rugo uyu mukecuru nyine aragaruka mu rugo ati yari yagiye gushaka amata muri quartier yavuyeyo nyine arababura yirirwa arangisha umwana ati hari habuze kujya kuri polisi kumurangisha noneho barashwana aho ngaho babuze ujyana umwana wabo ati ntitumubaha nimumujyana turamujyana mbese baraburana hagati y'imiryango ibiri maze Zainab arababwira ati umwana n'uwanjye ndamujyana aho nshaka ahita yinjira mu modoka ya Fati nyine mu muryango wo kwa Fati nawo winjira mu modoka batangiye kujya mu modoka ahita arasa hejuru hagati ntimurengaho mutamaye umwana Zainab avamo aravuga ati rero kugira ngo mujyane bifu n'abandi ndasa nige dufitanye ibibazo aho kugira ngo ukomeze guteza ibibazo hano wabitinye se ko ndasiri murarasa mu kirere kandi ari njye ufite umujinya ndasa aravuga ati ntibirangirira ha umwana ntimuzamujyana rero aravuga ati umwana n'uwo nyine nakubwiye ngo ndamujyana aho nshaka barashwana kweye birangira tuje arangije kaza nawe amubwira ninjye mukobwa wande ati papa witwa Shefkete aravuga ati uri Shefkete ariko nanjye ndi umukobwa wa Shefkete ati ntabwo wankangana ibyo bintu byawe rero ufite aho ngaho baragiye mu modoka barataha mu kugera mu rugo rero nyine ni naho episode isa nkaho iri birangirire bageze mu rugo nyine wa mukozi wareraga umwana arishima kuyugo nari ngukumbese rero arangije baravuga ati Fati na Zainab ngo reka tujye mu cyumba cyacu cyo kuruhuka gramere ngo hagarara aho nta muntu n'umwe kurya nta muntu urenga abwira wa mukozi rero umwana fata umwana mujyane abandi muri sare hano mumbwire kuko ndashaka guhera aho mwashimutani aho mwashimure kuko nyine yumvishije ko ngo Fati yashimuse Zainab bakajya muri Amerika kandi izo nkuru ntazo bazi mwicare mutubwire ati ukuntu iryo shimuta ryatangiye rikaba rigeze no ku mwuzukuru urenga Zainab na Fati bararebana nyine babura ikintu bakora nuko episode irangiye tuzongere guhura muri episode itaha ciao